kambwire abantu baciye muri ayo makuba muri ayo mahano yabaye muri jenoside muri 1994 mbabwire ngo mwibuke imirimo y'Imana, mwibuke ibitangaza by'Imana, kandi wibuke ko kuba wowe uriho nta kiguzi watanze n'ubuntu bw'Imana. Aho umuntu ashobora kuva mu mirambo nk'igihumbi akavamo akaba muzima ataranafite uwamurengera uwamuvugira, ariko Umwami Yesu akamurengera. Nasanze rero Imana, haleluya, nasanze Imana ifite umugambi atari ukubipfa kubifata gutyo gusa, ahubwo dukwiriye kumenya ko icyo Imana yadusigarije. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibaze mu mutima wawe watanze ikingubeho, ikimani gushakaho nuko wakwihana ubu. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Nongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba, bakunzi ba Arabohora TV. Ugira amahoro, Uwiteka abane namwe. Bashimira cyane abakomeza gukurikirana ijambo ry'Imana kuri Arabohora TV. Umugisha ukomeye kubana namwe mu bihugu hafi ya byose. Ndabizi ko mubikurikira, mujya mumamagara, abanyandikira, ababingaragariza. Imana ibaha umugisha. Binyereka yuko mukunda ubutumwa bwiza, mu by'ukuri ubutumwa bukiza, ubutumwa ushobora gutuma umenya ukuri ukiringira Umwami Yesu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ubwami bw'Imana butwegereye kuruta igihe twizereye. Imana ibaho umugisha. Njyewe kandi Nyiramukiza Betty nongeye kunezezwa n'Imana kubw'uburinzi bwayo. Reka dushime Imana, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, ariko kandi haraba hibanzemo n'ubuhamya bw'iby'Imana igenda ikora, uburinzi bwayo. Wenda umuntu ashobora kukubwiraho gatoya ku buhamya bwe, nawe ukibuka imirimo y'Imana, tugafatanya gushima Imana. Uwiteka Mana igira neza, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, ibyiringiro by'abasenga, wowe warambuye amaboko ukireherezaho amahanga yose, ukavuga ngo yemwe abarushye abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Wemeye kuruhura isi yose, wikorera ibyaha mu mubiri wawe ku bwacu, ariko twebwe ntabwo twabihaye agaciro. Ujye ukomeza kubabarira ikiremwa muntu, kandi Mwami ukomeze kohereza imbaraga z'umwuka wera kugira ngo abantu barusheho kukwiringira, abantu barusheho kwizera. Nzi ko ari wowe ugira ubuntu, nzi ko ari wowe uzi kurinda, nzi ko ari wowe ukomeye cyane. Ni wowe wera, ni wowe ukiranuka. Urakoze Mwami, bana nanjye ngewe ugiye kuganira n'ubwoko bwawe. Mu by'ukuri ntacyo ndicyo, nciye bugufi rwose kugira ngo icyo ubona cyafasha ubwoko bwawe, imitima y'abatuye isi bose, uba ari cyo unyuzamo. Kandi ndakwihaye Mwami kugira ngo muri uyu mwanya iminota uko yaba ingana kose ibi yo gushimira izina ryawe, ibi yo kwibuka imirimo yawe, ibi yo gushyira ibyiringiro byacu muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo niho mbisabye nizeye, amen. Nukuri nongeye kunezezwa nuko Imana inyongereye uyu munsi kugira ngo mbe nkiriho. Ntabwo ngewe mbifata nk'ibintu bisanzwe, n'ubuntu bw'Imana, kuko abantu benshi bamaze kugera hacecekerwa, ndetse tubona kenshi matangazo abapfuye, abazize impanuka, barwaye. Hari igihe nibaza nkavuga Mana, ngewe n'iki natanze kuba ngihumeka, ngasanga yuko
hari impamvu Imana ibikintije uyu mwuka ndi guhumeka kugira ngo mbashe kubabwiriza ubutumwa bwiza. Nkunda kubabwira yuko ikintu cyazanye Yesu ni ugukuraho ubwami bw'umwijima, ni ugukuraho ubwami bw'icyaha, ni ugukuraho umubabaro wose. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nitugera mu ijuru azahanagura amarira ku maso yacu, ngo ntabwo urupfu ruzongera kubaho ukundi. Urupfu rero kugira ngo rubeho rwabayeho kubera icyaha cya Adamu na Eva. Iyo badakora icyaha ntabwo tuba dupfusha, ntabwo tuba tubura abacu, ntabwo tuba turwaza, tuba turiho mu mahoro, Imana idusura, apana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, tukaganira tukayibona. Ariko kubera ko umuntu yanze kumvira amategeko y'Imana, gucikamo kwa muntu byarabaye. Muri makeya Imana yongera kwiyunga natwe ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo binyuze mu kubambwa k'umusaraba. Turi rero muri ibyo bihe byo kwibuka uburyo Yesu yabambwe kugira ngo tubone ubuzima. Hanyuma hano ndashaka kubaganiriza kuri iri jambo gato cyane, nkabaha ubuhamya nabwo butari bunini, kuko ibyo umuntu aba yaragiye anyuramo ni byinshi. Ariko nifashishije Zaburi ya 143 umurongo waho wa 5 haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, uramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Yesu atugirire neza. Ukomeje kuri uyu murongo haravuga ngo Uwiteka tebuka unsubize, umutima wanjye urashira, ntumpishe mu maso hawe, kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya mu rwobo. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe curira umutima. Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza unyobore mu gihugu cy'ikibaya. Uwiteka unzure kubw'izina ryawe, ukure umutima wanjye mu mubabaro kubwo gukiranuka kwawe, kandi urimbure abanzi banjye kubw'imbabazi zawe. Utsembe abahata umutima wanjye, kuko ndi umugaragu wawe. Wenda turaganira ku magambo, aya magambo turibanda ku murongo waho wa 6, hanyuma turibanda ku murongo wa 5 n'uwa 6 tugeze ku murongo waho wa 8. Aya ni amagambo Dawidi yavugaga. Dawidi yarasengaga, kandi twibukiranye ko Dawidi yasengaga mu gihe yari afite abanzi benshi, bamugose impande n'impande. Ushobora kwibwira ngo wowe nta mwanzi ufite, ariko Satani n'isi n'umubiri na Satani, isi n'umubiri na Satani ni abanzi bawe. Uyu mubiri wonyine ushobora kukubera umwanzi, kuko uyu mubiri ushobora kugutegeka ibyo ukora bitanezeza Imana cyangwa se bitanezeza abantu. Ariko Dawidi yaranditse aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Mu by'ukuri iri jambo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota. Dawidi avuga aya magambo yari yibutse ibitangaza by'Imana, yari yibutse urugendo yagendanyemo n'Imana. Mbonera kubabwira ko Yesu niwe mugendana ntagusige. Yesu niwe nshuti iruta izindi zose. Yesu niwe ushobora kuguha amahoro umwana w'umuntu ataguha.
ndabyibuka hari igihe numvaga umutima wanjye ubuze amahoro, ntangiye inzira ijya mu ijuru ariko nkumva sinzi yonjya, sinzi yomva, sinzi niyonjya. Mpamvu yari iyihe? Nuko abantu barigishaga, bakigisha gukiranuka, bakigisha ukuntu hazabaho umuriro utazima, bakigisha ukuntu hazabaho urubanza. Noneho kugira ngo njye ntekereze njyewe, ahubwo ngatekereza none se ubwo urwo rubanza ntabwo rundeba, rurareba abakoze jenoside. Niko nabyibwiraga, rurareba abakoze jenoside. Jenoside yabaye ndi umwana muto cyane. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko nari nzi ubwenge bwinshi, ariko buriya umwana uhera ku myaka 6 agasubiza hejuru hari ibyo yibuka. Bimwe rero mu byo ngewe nibuka uburinzi bw'Imana, hari ahantu twari turi, wenda kuri bamwe bahazi Ikarama. Noneho Ikarama byari ibihe bigoye, abantu batangira kwicwa. Hari n'igihe cyanageze basuka n'imiti mu mazi, mu mugezi uhari uraho hasi Ikarama, kugira ngo abantu nibanywa ayo mazi bashobore gupfa. Mu by'ukuri urumva uko Satani yari afite umugambi mubi. Ariko aho ngaho narindi njyewe icyo nibuka, nahuye na musaza wanjye bamurashe. Ariko mu by'ukuri ntabwo wabaguzi ngo bamurashe gute, kubera imyaka n'igihe n'imbunda wabaguta nayizi. Ariko gihe kimwe mu byo nabwiye Imana, ntangiye kubona abantu babasanga mu kiliziya babica, babarasa, babatemagura imihoro, amacumu, ibintu bibi cyane. Narabibonye, nubwo nari muto ariko narabibonye. Narirebye mbona mbese igihugu kimeze nkaho habaye nk'umwijima, kandi buri muntu wese avuga umwijima mu by'ukuri bitewe naho yarari. Uwo mwijima rero njye mu mutima wanjye naravuze ngo Mana, najyaga numva kera bavuga ngo abarokore bazajya mu ijuru. Ndavuga ati Mana, nunkiza nanjye nkabona simpfuye, nzakizwa mbu umurokore. Ibyo bintu rero nabivuze, mu by'ukuri nabivuze ndi muto, ariko ndashima Imana yuko ibyo ngiye nivugiye Imana yanshoboje, nkaza kuba umurokore, nkaza kwizera Imana. Mu by'ukuri kuba umurokore ni ijambo rigari, ariko ngiye nshima Imana yuko yanyiyeretse. Nta wundi muntu wari bunyiyereke cyangwa se ngo amare uwo mubabaro. Aho wagendaga warumenyereye kubyuka ukarya, ukajya kubona ukabona burije, ukabona uri mu kigunda, ukabona imbere umuntu arapfuye, ukabona inyuma barapfuye, ukibaza ngewe nshobora kubaho gute. Hari n'igihe natambutse numva nkandagiye umuntu barashe, numva nkandagiye mu nda. Rero ikintu ngiye nababwira nakuye muri biriya bintu nabonye yuko umuntu ni ubusa, umubiri ni ubusa. Umubiri ushobora kuba nonaho uri muzima, mu kandi kanya ukabona uhindutse ukundi kuntu. Ngiye sinjya mbasha wenda kubivuga neza, ariko nshima Imana cyane iyo ngeze aha ngaha. Imana yandinze urugendo rwose nagenze, inzara yose, agahinda kose, ariko nkaba uyu munsi shobora gufata Bibiliya ngasoma ijambo ry'Imana. Najyaga nibaza ibibazo bibiri, nkavuga ngo nyuma ya jenoside abantu bakigisha ngo Yesu arakiza, ngo Yesu arababarira, ngo Yesu araruhura. Noneho nkajya mbabaza, ariko ubwo Yesu ariho datari nose yaba ariho akemera yuko abantu bapfa kuriya, yarari heheze? Kuki satabakishije? Kuki satabashije abantu bakicwa, umuntu akazira ukuntu yaremwe kwera uko yavutse, atagize nta muntu wagize mu ruhare rwo guhavukira, kuvuka ukisanga uko wavutse ukabona urabizize. Mu by'ukuri ya jenoside yabaye muri 1994, icyo gihe nyine hahigwaga ubwoko bw'abatutsi. Ariko mu by'ukuri dusubije amaso inyuma, nta muntu n'umwe wahisemo ngo avuke ari umututsi cyangwa wenda avuke ari n'umuhutu, kuko nta muntu ubihitamo ibyo ngibyo. Ariko njye naje gusanga kwijanisha wenda bagiye bakora n'uburyo bagendaga babivuga, bavugaga ko hari abakristo cyane,
bavugaga ko igihugu cyari cy'abakristo, abarokore, abagatulika, amadini yose yari ahari. None ukibaza, wajyaga ukumva nk'umuntu wasengaga, wabaga mu rusengero ukabona afashe umuhoro aratemya abantu, ukabona afashe imbunda arishe. Ese mu by'ukuri ubwo muntu yari akijijwe? Ubwo muntu yari azi Imana? Noneho ikintu kibabaje wenda cyagiye kibaho nuko na nyuma yuko wenda ibyo bihe birangira, jenoside imaze guhagarikwa, umuntu akongera kubona nyine isi, ukabona abantu baragenda, ukabona ni amahoro. Ariko igitangaje nuko na n'ubu uba ubona hari agahinda, numva nta wanduhura umutima, numva nta muntu n'umwe wankiza, numva ndi jyenyine, ariko Yesu ambera byose. Ndagira ngo mpamirize abankurikiye ko Yesu ari byose, kumufite, kandi Yesu wenyine niwe ushobora kuruhura umutima wawe ukaruhuka. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero nkiri aho ngaho, nkongera nkagaruka kuri iri jambo rivuga ngo nibutse iminsi ya kera. Mu by'ukuri nawe wibutse iminsi ya kera, ukareba uko wanganaga, ukareba imyaka wari ufite, ukareba wenda nko ku bari bafite imyaka 2, ukaba ureba imyaka ufite, uri muzima ugenda. Ni ukuri nibyo gushima Imana. Iyi si rero, iyi si ibyayongeye mbona ari amayobera. Umwana aravuka ukabona yenda apfuye ku myaka 7, undi ukabona apfuye ku myaka 10, umukuru ukabona arapfuye, umusaza cyangwa umukecuru ukabona arapfuye. Yaba ari intambara cyangwa n'indwara zose, ugasanga ukabura igisobanuro. Ukibaza, ninde ufite imyuka y'abantu? Ese umuntu yakora iki kugira ngo anezeze uwo nguwo ufite imyuka y'abantu, urinze umuntu kugira ngo abe agihumeka? Ngasanga ikintu cyo gukora ni kimwe gusa, ni ukumwiringira, ni ukumwizera, ni ukwibuka imirimo ye. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'intoki zawe, nkuramburira amaboko, ngo kandi nibwira ibyo wakoze byose. Reka mbwire abantu baciye muri ayo makuba, muri ayo mahano yabaye muri jenoside muri 1994, mbabwire ngo mwibuke imirimo y'Imana, mwibuke ibitangaza by'Imana, kandi wibuke ko kuba wowe uriho nta kiguzi watanze, n'ubuntu bw'Imana. Aho umuntu ashobora kuva mu mirambo nk'igihumbi akavamo akaba muzima, ataranafite uwamurengera, uwamuvugira, ariko Umwami Yesu akamurengera. Nasanze rero Imana, haleluya, nasanze Imana ifite umugambi, atari ukubipfa kubifata gutyo gusa, ahubwo dukwiriye kumenya ko icyo Imana yadusigarije. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibaze mu mutima wawe, watanze iki ngubeho, Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Twajyaga tuyiririmba turi muri primaire, ariko reka nkubwire nawe wibaze mu mutima n'iki watanze, ubibaze umutima wawe, kandi umenye yuko nubwo ibyo byose uri kunyuramo, ukagenda ukaba ushobora no kuba waragize n'umubabaro, ukavuga uti Imana ntibaho, ukaba utaranizera ko inabaho. Ariko nagira ngo nkubwire yuko Imana ibaho, burya ni nayo mpamvu ugihumeka, niyo mpamvu ukiriho, niyo mpamvu udakwiye gupfusha ubusa igihe cyawe Imana yakongereye. Ngubu ukiriho ntabwo ukwiye kugipfusha ubusa, wita ku biguca intege, wita ku bagufata ukutari. Nubona umuntu arimo aharanira kugira ngo ababaze umutima wawe, ujye umwihorera, umwigizeyo, ahubwo wirebere ikintu kinezeza umutima wawe. Kuko barahari benshi bashobora haba ari mu kazi ukora, haba ari mu murimo w'Imana, barahari batanezezwa nuko wakwishima. Iri jambo rero niryo rivuga ngo nibutse ntekereza umurimo w'intoki zawe, uramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Uwiteka tebuka unsubize, umutima wanjye urashira. Ntumishe mu maso yawe ngo ne guhinduka,
nk'abamanuka bajya mu rwobo. Imana itugirire neza. Iri jambo mu by'ukuri ukwiye kwibuka imirimo y'Imana, ukwiye kwibuka urugendo wagendanyemo na Yesu, kandi nanone wabyibuka ugaharanira gukora imirimo myiza. Ntubyibuke gusa. Umuririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo wabusize nk'uruki imusozi. Ubundi niyihe nkuru wabusize imusozi mu gihe utaramenya kwizera Umwami Yesu? Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibishimire. Gusa mbonereho gukomeza abizera cyangwa abakristo bose biringiye Umwami Yesu bakamwizera ko mukwiriye nanone gushimikira urukundo rw'Imana. Kandi mbwire n'abandi baba mu matorero, nta kindi Imana yabashyiriye muri ayo matorero ni ukugira ngo mushobore kurwanya icyaha, murwanye ikibi ntikizongere kubaho. Turi abana b'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Tujye tubwira n'abantu kuri turi abana b'Imana. Ibyo byose ni amoko Satani yazanye mu bantu, ariko mu by'ukuri turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko bwatoranijwe. Ntabwo dukwiriye rero kujya muri ya myizerere ya gipagani, ahubwo tujye tumenya abo turi bo, ko twebwe iwacu ari mu ijuru. Byereka mbabazi, muri Bibiliya havuga amateka ya Adamu na Eva, abyara Kayini, abyara na Abeli. None se ko bose bavaga indimwe, bava ku mubyeyi umwe, kubera iki umukuru yishe murumuna we? Ibyo se byo byavuye kuki? Icyaha, Satani niwe wazanye icyaha. Niba mu by'ukuri muri wowe hakirimo akantu k'ubugome, hakirimo akantu ko kumva ko wakwica nk'umuntu, hakirimo n'akandi kantu ko kumva ko utanababarira uwakwiciye, uracyafite ikibazo nawe, uracyagifite. Kuko kubabarira ni umuti ushobora kugukiza. Imana yashoboje kubabarira abanyiciye, kuko ntekereza ko nta n'ikindi cyaha nari nzi ku myaka nari mfite nizera Yesu, arabinshoboza. Ntabwo rero waba warababariye uwakwiciye umuryango ngo unanirwe kubabarira abandi bantu mubana, mwapfuye utuntu tw'amafuti. Kubabarira, reka mbwire abantu gusaba imbabazi. Iyo umukristo wakijijwe amenya gusaba imbabazi, kandi umukristo watunze Yesu amenya nawe gutanga imbabazi. Amateka yacu ni amateka aremereye, ariko amateka tugirana na Kristo, twubakanye na Kristo, ayo niyo mateka ashobora gutuma duhinduka icyaremwe gishya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu akijijwe, ibya kera biba bishize, abatangiye ubundi buzima. Abantu benshi rero bakunda guhamya ukuri, bagahamya Yesu bakakuzira, ariko ukomere. Ntuzatangazwe nuko ubona abantu batakwishimiye, batagukunze. Niba uzi neza ko nta bizira ukora, utabangamira abandi, ukabona ntibagukunze gusa bakuziza ko ubwiriza ubutumwa bwiza, ntibizakubabaze, uzishime. Yesu yaravuze ngo namwe muzishime munezerwe nibabanga babaziza ubutumwa bwiza. Muzamenye neza yuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Ndumva ngana ku musozo. Iri jambo naribatura, nta bintu byinshi ndi buvuge, ariko iri jambo riravuze ngo Uwiteka atebuka unsubize. Reka dusengane. Umutima wanjye urashira, ntumpishe mu maso hawe, kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncurira umutima. Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza unyobore mu gihugu cy'ikibaya. Uwiteka unzure kubw'izina ryawe, ukure umutima wanjye mu mubabaro kubwo gukiranuka kwawe. Amen. Ndumva irari isengesho Dawidi yasenze, kandi yarisenze amaze kubona imirimo y'Imana. Ntabwo yibagiwe urugendo Imana yagendanyemo nawe. Nawe nshuti yanjye, mwene data, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, wibuke gusa urugendo wagendanyemo n'Imana, bigutere
kwibwira iby'imbaraga Imana yakoze, bigutere gukiranuka, bigutere gushaka mu maso h'Imana. Nje ntabwo njya ntungurwa cyane kuko umuntu utizera Yesu kukwanga rwose yakwanga, no kukugirira nabi yakugirira nabi, ariko umutima urimo Yesu wawuzuyemo urukundo. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Mboneraho kubabwira ko iyi si turimo irashirana no kwifuza kwayo. Reka mbwire bene data cyangwa inshuti n'abavandimwe mwaciye mu mubabaro ukomeye wo kwibuka imiryango yanyu yazimye, yashize. Mu by'ukuri hari abantu bafite imiryango yazimye nta n'uwo kubara inkuru, birababaje cyane. Hari n'abandi wenda hagiye hasigara umuntu umwe. Abo mwese ndagira ngo mbakomeze, buri muntu wese mu cyiciro cy'ibyo yaciyemo bimuremereye umutima, agahinda iki, ndagira ngo mbakomeze. Yesu yaranesheje, Yesu ari ku ngoma. Numwisunga urabona amahoro, numwisunga urumva hari impinduka mu mutima wawe, kuko ntekereza ko iyaba atari Yesu watukijije ngo atubabarire kubw'umusaraba we, aduhe kwihangana dukomereshe kuzuka kwe, abantu benshi baba barirukanse kuko ibibazo byari byinshi, cyangwa se n'ubu biba bikinahari. Ariko Umwami Yesu ashimwe kuko yanesheje kuzimu na Satani. Imana ibaho umugisha, Imana ibishimire. Reka dusenge. Mana, ushimiye ko wemeye ko abantu baca mu buhamya butandukanye. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese wumvise rino jambo ry'Imana uzamuhe kuzabona ubugingo buhoraho, kandi umuhe gukiranuka. Uduhe kuba maso kuko ubwami bw'Imana butwegereye kuruta igihe twizereye. Urakoze Mwami, ntabwo tuzi iminsi dushigaje mu isi, ariko iyo dusigaje yose uzadushoboze ntizapfa ubusa, tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu, amen.